Waruzi ko Samsoni yari afite ikimenyetso cyihariye ku mubiri wiwe. Iki ni ikimenyetso nyirizina cyaje kumuhitishamo. Inkuru yishobora kugutangaza. Murakaza neza ku nzira ya Christ Bible, aho dusobanura amateka ya Bibiliya tugatangaza ibitangaza by'ukuri byihishemo. Niba ukunda ibyo dukora ntucikwe no kwiyandikisha kuri iyi channel, kandi tuzakomeza kubagezaho inkuru z'ubwenge n'amatwara y'Imana. Reka noneho twinjire mu nkuru ya nyayo. Mu mujyi wa Zora mu bwoko bwa Dan habagamo umugabo witwaga Manoa n'umugore we, ariko nta mwana bari bafite. Umunsi umwe marayika w'Uwiteka yaramubonekeye aramubwira ati, uri ingumba kandi ntubyara ariko uzasama. None rero ntuzanywe vino cyangwa ibisindisha, kandi ntuzarye ikintu cyose kigoranye cyangwa kitemewe, kuko uzasama umwana kandi umusatsi w'umwana ntugomba kugerwaho n'icyuma. Uwo mwana azaba Nazarira w'Imana uherereye mu nda ya nyina, kandi azatangira gucungura Abayisiraheli mu maboko y'Abafilisitiya. Marayika yabwiye umugore wa Manoa ko azabyara umwana mu gihe atwite, ntashobora kunywa vino cyangwa ibisindisha cyangwa kurya ibiryo bitemewe. Itegeko rikomeye cyane ryahawe uwo mugore nuko umusatsi w'umwana utagomba kugezwaho icyuma igihe ageze ku isi, kuko uwo mwana yari yaratoranyijwe n'Imana kuva akiri mu nda ya nyina kugira ngo abe umugaragu wayo wihariye, kandi azatangira gukiza Abayisiraheli n'Abafilisitiya. Nyuma yo kumva ayo magambo, umugore yishimye cyane kuko Imana yari isubije amasengesho yiwe. Yihutiye kujya kubibwira umugabo we byose. Manoa yabyumvise arasenga asaba ko Imana yongera kubohereza marayika ngo abereke uko bazarera uwo mwana. Imana yumvise amasengesho ya Manoa, maze marayika agaruka ababwira andi magambo, amabwiriza arambuye. Nyuma yaho Manoa umugore we bagatamba igitambo ku Mana, maze marayika yizamukira mu mucyo w'umuriro w'igitambo. Ibi bihamya ko isezerano ry'Imana ribaye impamo kuri bo. Mu gihe cy'isezerano umugore yasamye maze abyara umuhungu amwita Samsoni. Bibiliya ivuga ko Samsoni yakuraga aruhijwe umugisha w'Imana, kandi umwuka w'Uwiteka wari uri kuri we ku giti cyiwe. Umunsi umwe Samsoni yari ahantu bitaga Itimuna, yabonye umukobwa w'Umufilisitiya. Reka tuvuge ko Samsoni yahise amukunda ku nshuro ya mbere amubonye. Agarutse mu rugo yabwiye se na nyina ko ashaka kumurongora. Aravuga ati, mbaye nabonye umukobwa Itimuna mu bakobwa b'Abafilisitiya, none munshakire kumubera umugabo. Ababyeyi be baramubaza bati, mbese nta mukobwa mwiza uri mu bwoko bw'Abafilisitiya cyangwa mu bagize ubwoko bwawe rwose kuri kujya gushaka umugore mu banyamahanga b'Abafilisitiya batakebwe? Ariko Samsoni asubiza ati, unshakire uwo mukobwa kuko aranyemeza kandi ndamukunze. Nubwo ababyeyi be batabyishimiye, barashakaga ko uwo mwana wabo yishima, ariko Bibiliya isobanura ko ibi byose byari mu mugambi w'Imana kugira ngo ireke Samsoni atangire kugirira Abafilisitiya nabi, kuko icyo gihe bari barigaruriye Abafilisitiya. Samsoni n'ababyeyi be bajya Itimuna bari ku nzira, umwana w'intare aramusatira mu murima w'imizabibu, maze umwuka w'Uwiteka azaza kuri Salomo, ahita acamo intare ibice n'amaboko ye gusa nk'uko umucamo umwana w'ihene. Nta kintu yababwiye ababyeyi be kuri ibyo bintu. Ageze ahantu bitaga Itimuna, Samsoni yavuganye n'uwo mukobwa maze arushaho kumukunda. Bateganya ubukwe. Agarutse gupfundika ubukwe, anyuraho yari yariciye ntare, asanga mu murambo wayo harimo inzuki n'ubuki. Afata ubuki ararya, anabuha ababyeyi be batazi uko yabubonye. Se wa Samsoni atangira gutegura ubukwe. Samsoni akora ibirori by'abasore, nuko asaba abatashye ubukwe ikibazo cy'igihanga cy'ubwenge, ihurizo rikomeye abo banyabirori bo mu mudugudu wiwe, kugira ngo babone uko bashyirwa ku munzani. Samsoni yarababwiye ati, reka mbabaze ihurizo, nimubasha kunsobanura muri iyi minsi 7 y'ibirori, nzabaha imyambaro 30 yo kwambara imbere heza n'indi isanzwe, ariko nimubura igisubizo mwebwe muzama iyo myambaro 30. Abo bagabo barabyemeye, maze ihurizo riratangwa ku meza y'ubukwe. Ariko ku munsi wa kane abo Bafilisitiya bararakaye, bagiye ku mugore wa Samsoni baramubwira bati, tubwire igisubizo cy'iryo hurizo cyangwa tuzatwika inzu ya so turi kumwe nawe. Uwo mugore atangira kuririra Samsoni no kwinginga ngo amubwire igisubizo, ariko Samsoni aramusubiza ati, ntago nabibwiye na papa na mama, none wowe urinde nabibwira? Samsoni ntiyamubwiye igisubizo, ariko uwo mugore akomeza kuririra no kumukora ku mutima n'iminsi yose. Ku munsi wa 7 Samsoni arananirwa kubyihanganira, amubwira igisubizo. Nuko umugore ahita akijyana kubibwira b'Abafilisitiya mbere y'amasaha y'umugoroba. Aho kumva igisubizo, Samsoni arababara cyane ko umugore yamuciye inyuma akajya kubimubwira, nyamara agomba kubahiriza isezerano rye. Arahaguruka ajya ahantu bitaga Ashikelon, ahica abagabo 30.
afata imyambaro yabo yizanira ba basore bari bamuhaye igisubizo. Akimara kubikora Samusoni ararakara cyane, asiga umugore we agaruka mu rugo kwa se. Hashize igihe Samusoni agaruka kuri wa mugabo wamuhaye umugore, agiye gukora kugira ngo amugarure mu rugo rwiwe, ariko se wa mukobwa aramubwira ati sinatekerezaga ko waba waramwanze kuko naguhaye inshuti yawe y'inkurikizi mu bukwe, ariko dore mushiki we arushaho kuba mwiza, fata aba ari we wifatira. Ibyo byongera kurakaza Samusoni, maze Samusoni aravuga ati ubu ntimuzambaza ibyo ngiye kubagirira, ngiye kubakorera ibikorwa bibi cyane, ntacyo bazambaza. Samusoni afata ingwe 300, ingunzu cyangwa impyisi, arazizirika zifatanya imirizo. Barangije yaka umuriro hagati yazo, ashyiramo umucyo. Arangije yakwa imishito ayikwirakwizaho imiriro, maze arayirekura mu mirima y'Abafilisitiya. Ibyo byatwitse imyaka yabo, imirima n'ingabo n'ingano zayo, imivinyu n'ibindi byose. Impyisi Samusoni yari yarekuye umurizo zatwitse imirima y'ingano, ibishingwe by'imyaka n'ibiti by'Abafilisitiya. Babajije bati ninde wabikoze? Barababwira ko ari Samusoni, kuko umugore we yari yarahawe undi mugabo. Babimenye Abafilisitiya bajya gutwika uwo mugore wa Samusoni hamwe na bakabakongora mu muriro. Ibyo byarakaje Samusoni cyane, aravugira hejuru ati ubu noneho nzishyira ku buryo ubwo aribwo bwose ntimuzancika. Maze Samusoni yibasira Abafilisitiya, abica ari benshi cyane, afite umujinya mwinshi cyane. Nyuma yo kubagirira ibyo ngibyo ahungira mu mwobo w'urutare. Abafilisitiya bararakaye, borohereza ingabo nyinshi kumufata. Abantu bo mu bwoko bw'Abayuda bajya kuri Samusoni baramubaza bati kuki waduteje ibi ngibi? Uzi ko Abafilisitiya batutwara? Samusoni arabasubiza ati narabituye ibyo mwangiriye. Abayuda bemera kuzamufata bakamushyikiriza Abafilisitiya, gusa bamusezeranya ko abo mu bwoko batazamwica, bamuzamutunga imigozi bakamuboha baramujyana. Ageze aho Abafilisitiya bari biteguye kumwishimira nk'intsinzi, umwuka w'Uwiteka umuzaho, maze imigozi yiremamo nk'ibishashara bishyushye ibishwanyaguza. Ahita afata amasaya y'indogobe ayikoresha kwicisha Abafilisitiya ibihumbi. Nyuma y'ibyo ngibyo Samusoni agira inyota ikabije cyane, asaba Uwiteka ati mbese nyuma yo kunshoboza gutsinda aba bantu, none umbabarire ngiye gupfa mu buryo bwo guhera inyota? Imana imufungurira umwobo mu butaka, havamo amazi arayanywa. Akimara kuyanywa uwo munsi, nubwo Abafilisitiya bakomeje gutegeka igihugu, Samusoni yakomeje kuyobora Abayisiraheli imyaka 20 yose. Hashize igihe Samusoni akomeza kutava mu gihugu cy'Abafilisitiya kuko yakundaga abagore baho. Umunsi umwe ajya aho bitaga i Gaza, aryamana n'umugore w'igitutu wari ufite ubwiza bwinshi cyane. Abaturage barabyumva, baritegura, barababara cyane ku irembo ry'umujyi, bamuteze ngo bamwice mu gitondo. Ariko nijoro Samusoni arabyuka, akuraho inzugi z'umujyi n'ingasire zose, azijyana ku musozi. Igihe gishize ibintu byongera kuba kimwe. Samusoni yongeye gukunda undi mukobwa w'Umufilisitiya witwaga Delila, ari we kiganiraho kuri uyu munsi. Wari utuye mu kibaya cya Sorek. Abatware 5 b'Abafilisitiya babyumvise bamugeraho, baramubwira bati turashaka kumenya aho imbaraga ze ziva z'uriya mugabo witwa Samusoni, tumenye nuko tumumenesha tumubohe. Icyo bashakaga kumenya nuko bamufata bakamutsinda, bakamuboha, bakamushyira mu minyururu. Abatware b'Abafilisitiya bemeranya ko buri wese azaha Delila ibiceri 1000 by'ifeza naramuka amenye ibanga ry'imbaraga za Samusoni. Delila arabyemera cyane, maze atangira uwo mugambi wo kumena ibanga. Arahindukira abwira Samusoni ati ndakwinginze, wambwira aho imbaraga zawe zikomoka, z'ukuntu umuntu yagufata akagutsinda? Samusoni aramusubiza ati amubeshya ati nimboshywa n'imirazi 7 mishya iratuma nzahita ntakaza imbaraga nk'undi mugabo uwo ari we wese. Nuko abatwari b'Abafilisitiya bazana imirazi 7 bayizanira Delila. Samusoni asinziriye, Delila aramuboha. Bafitiye bo bahise bihisha ku kindi cyumba biteguye kumufata. Akimara kumuboha, Delila arasakambira avuga hejuru ati Samusoni, dore Abafilisitiya baraje kukugirira nabi. Ariko Samusoni acamo iyo mirazi nk'udutambwe dutoya, maze ibanga ntiryamenyekana. Ku nshuro ya 2 Delila aramubwira ati none se urambeshya gute kandi uvuga ko unkunda? Mbwira uko umuntu yakubohora akagukora izo mbaraga zose. Samusoni arongera kumubeshya ati nimboshywa imigozi mishya itarigeze ikoreshwa, nzahita mba nk'abandi bose. Ubwo Samusoni arasinzira, Delila aramuboha imigozi mishyashya. Abantu b'iruhande rwe barihishe nk'uko byari byakozwe mbere. Delila arasakuza ati Samusoni, dore Abafilisitiya baraje. Ariko Samusoni arongera acamo imigozi mu maboko n'ukuboko nk'icyitwa icyatsi cyakakaye cyose.
Delila yaje kurakara nawe ararakara cyane, aramubwira ati uzi ko urimo unseka, umaze kungambanira ubeshya, ubu koko mbwira uko bakuboha. Nuko Samusoni aramubwira ati nimukuraho imisatsi yanjye 7 yose ukayihuza n'imisogwe y'imyenda ku museke, nzahita mba intege nkeya, nzahita ncika intege. Samusoni arasinzira, Delila afata imisatsi ye 7 ayihuza no mu museke w'imyenda, urugazi ayibohesha aho ngaho. Iki nicyo cyatangiye kugera ku ibanga nyaryo ry'imbaraga ziwe. Delila arangije aramwegera, ahita asakuriza hejuru urusaku rwinshi cyane, amubwira ati dore Abafilisitiya bagarutse kukugirira nabi. Ariko Samusoni yarabyutse arakomera cyane, abasha kongera kwikuraho za mbaraga n'imisatsi ziwe byose bari bakuyeho, yari yarafatanyijwe n'imigozi y'imyenda. Ibyo byongera gutuma ibanga ritamenyekana. Umunsi wakurikiyeho Delila ntiyarakunze kumuha amahoro no kumurakarira. Aramubwira ati mbese ushobora ute kumbwira ko unkunda kandi umutima wawe utari kumwe nanjye? Ibyo wambwiye byose ni ibinyoma. Inshuro 3 uramvangiye kandi nturambwira aho imbaraga zawe zikomoka. Guhera ubwo ngubwo Delila yatangiye kumuhekenyera amenyo, amubeshya n'umujinya mwinshi, amubaza ati umarira iki, kuki ukomeza kumbeshya, mu magambo menshi cyane, kugeza Samusoni atagishoboye kubyihanganira. Hanyuma aramubwira ibanga rye ryo kuri. Nuko nguko ibintu bye byarangiye. Ntihazigera hajya urwembe ku mutwe wanjye uva nava mu nda ya mama, ndi umwana w'Imana. Ati niba nkata imisatsi imbaraga zanjye zizashira mpinduke nk'abandi bagabo bose. Samusoni yaravumbuye ibanga ryiwe ko imbaraga ze zari zishingiye ku musatsi wiwe. Icyo ni ikimenyetso cy'isezerano rye n'Imana. Delila yumvise iryo jambo ahita afata wa mwanzuro nk'uko yari yabigenje, ategereza amahanga, abatware b'Abafilisitiya, arababwira ati mwongere muze noneho ambwiye ukuri. Baraza bazanye amafaranga yabo. Delila asinzira Samusoni mu gituza cyiwe, amushyira ku bibero by'iwe nk'umwana, maze igicucu gikomeza kuza mu nzu. Barazana umugabo ushinzwe kogosha. Samusoni asinziriye, ubwo batangira kumwogosha ya misatsi mu ibanga no mu mwijima. Delila atangira kumukomanga no kumuhungabanya, maze abona ko imbaraga ze ziri kugenda zimushiramo. Ashyira hejuru mu ijwi risakuza ati Samusoni, dore Abafilisitiya baraje. Samusoni arabyuka yiringira ko akomeye nk'igihe cyose, maze aravuga mu mutima ati nzongera nibohore nk'uko nabigenzaga mbere. Ariko icyo atamenyaga ni uko Uwiteka yari yamuretse. Abafilisitiya baramufata, bamukuyemo amaso, baramuboha, bamuzana aho ngaho bitwaga i Gaza, bamushyira mu minyororo n'amapingu, bamukoresha kugana ingano zose mu nzu y'imbohe. Ariko bidatinze imisatsi ya Samusoni itangira kongera gukura. Abatwari b'Abafilisitiya bategeka ko hategurwa umunsi mukuru wo kwishimira ko bafashe Samusoni, bakorera Imana yabo Dagon ibitambo, banavuga bishimye cyane, bavuga ati Imana yacu yaduhaye umwanzi wacu mu maboko. Basubira hejuru bavuza impundu banaseka. Uwo bari batinye imyaka myinshi cyane bari bishimye cyane, bavuga ati uwicishaga benshi none yafashwe. Bagenda banywa inzoga barushaho kwishimira, maze basaba ko bazana Samusoni kugira ngo bamuseke banezerwe. Urumva icyo gihe bamukoreraho indangamura, ibintu bibi cyane. Icyo gihe urusengero rwari rwujuje abantu benshi cyane. Abatware 5 b'Abafilisitiya bari bahari, kandi hejuru ku mfuruka hari abantu bagera ku 3,000 bareba uko Samusoni akorwa n'isoni. Ubwo Samusoni yasengeye Uwiteka ati Mwami Mana, unyibuke, ngusaba unkomezanye ubu bwa nyuma kugira ngo nibohora Abafilisitiya bankuyemo amaso. Hanyuma ashyira amaboko ku nkingi z'urusengero, arasunika cyane ashize amanga, asenga ati Mwami ntunyibagirwe, ukomeze umpe imbaraga. Aho akoze hose ku rusengero rurasenyuka, rugwira abatware n'abantu bose bari muri iyi nyonge. Abo Samusoni yapfanye nabo baruta abo yishe akiri muzima. Nyuma y'ibi ngibi abavandimwe be n'imiryango ya Samusoni baza gufata umurambo we, bamuhamba hagati ya Zora na Eshtayoli, aho se Manowa yari yahambwe. Samusoni yari amaze imyaka 20 ayobora Isiraheli. Iyo niyo nkuru ya Samusoni, umugabo w'Imana yatoye kugira ngo akize Abayisiraheli Abafilisitiya. Imana yari yaramuteguye mbere hose, kandi Samusoni yabaye umucamanza wa nyuma mu gitabo cy'abacamanza. Twizeye ko mwungutse byinshi kuri uyu mugabo w'Imana witwa Samusoni. Niba wishimiye iki kiganiro, kanda like kandi usige na comment, kandi wibuke gukora subscribe. Ndabashimira buri mukunzi w'umuyoboke w'uyu muyoboro. Ubu turi mu rugendo rwo kugera ku bantu 4,200. Dufashe mu dusangize iyi video abandi bantu bose. Isezerano ryacu no kubazanira inkuru nziza zinoze zuzuye amabanga y'ibikomoka muri Bibiliya, mu gitabo bitagatifu byose. Mujye mwibuka ko uyu muyoboro wacu utibanda gusa kuri Bibiliya, ahubwo ni kuri Bibiliya ubwayo.